Bene data muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza nanone mbifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku mwami Imana yacu. Uyu mwanya mwiza rero aho tugiye kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo imbaraga z'ibicaniro, the power of altars. Mu buzima bw'umwuka hari ibintu byinshi bitagaragarira amaso y'abantu ariko bifite imbaraga nyinshi zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu wese. Kimwe muri ibyo rero ni igicaniro. Igicaniro ntabwo ari ikintu kiri aho gusa cyangwa amateka ari aho gusa, ahubwo ni ahantu hihariye umuntu ahurira n'imbaraga, ahurira n'Imana, cyangwa se akahurira n'imbaraga y'umwijima bitewe n'impamvu icyo gicaniro cyashyiriweho. Mu busanzwe hari igicaniro hose haba hari ijwi, kandi buri gicaniro kikavuga ijwi ryiza cyangwa se iribi bitewe n'icyo gicaniro icyo ari cyo. Igicaniro ni isoko y'imbaraga, aho umuntu ahagarara imbere y'Imana cyangwa se agahagarara imbere y'imbaraga z'umwijima kugira ngo abone ubufasha, kugira ngo abone imigisha se, cyangwa se abone imbaraga zo gukomeza urugendo. Ariko nanone igicaniro gishobora kuba isoko y'umuvumo, gishobora kuba isoko y'ubukene, gishobora kuba isoko y'intambara zidashira bitewe n'umwuka uri kuri icyo gicaniro. Reka nanone turebe ubusobanuro ubundi bw'igicaniro ni iki. Ijambo igicaniro risobanura ahantu ho gutambira, aho umuntu yerekera igitambo. Iyo turebye mu isezerano rya kera, Aburahamu, Isaka, Yakobo, tujya tuvuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, abo bose bazwi nk'abantu bubatse ibicaniro imbere y'Imana kugira ngo bayirambeho, kugira ngo bayihimbaze cyangwa se bayambaze. Mu buryo rero bw'umwuka, igicaniro ni ishingiro rihuza ijuru n'isi. Igicaniro nanone ni urubuga umwuka w'umuntu ahuriraho n'imbaraga z'umwuka wundi. Bishobora kuba ari umwuka w'Imana cyangwa se ari umwuka wa Satani. Rero iyo umuntu yubatse igicaniro aba yemeje ubwami runaka kuba mu isi. Ushobora kwemeza igicaniro cy'Imana ukaba wemeje yuko ushaka yuko ubwami bw'Imana buba mu isi. Ushobora kwemeza ubwami bwa Satani, ukubaka igicaniro cya Satani kugira ngo wemeza ko ubwami bwa Satani buza kwica. Reka turebe igicaniro cy'Imana. Igicaniro cy'Imana gihagarariye ubushake bw'Imana. Ni igicaniro kizana amahoro, ni igicaniro kizana gukira, ni igicaniro kandi kizana kubabarirwa. Naho igicaniro rero cy'umwijima gihagarariye Satani n'imbaraga ze. Iki gicaniro kizana umuvumo, kizana uburwayi, kizana ubwigunge. Muri make rero twavuga yuko igicaniro ko ari ihuriro ry'imbaraga. Reka nanone twongere turebe ibicaniro mu byanditswe byera. Igicaniro ni iki mu byanditswe byera? Ka turebe Aburahamu yubakaga ibicaniro ahantu hose, aho Imana yamwiyerekeraga hose Aburahamu yahubakaga igicaniro. Iyo urebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12:7 kugeza 8, rero ibyo byamufashije kugira umubano uhoraho n'Imana. Nabwo ndi bugende wenda asoma ibyanditswe byose ndagenda mbitanga kuko byafata umwanya, ariko ndagenda ntanga referensi y'ibyanditswe. Eliya
yasanze igihe kimwe abayisiraheli barasenga igicaniro cy'Imana, aragisana maze umuriro w'Imana uramanuka. Iyo usomye igitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 guhera ku murongo wa 30 kugeza 39, uhasanga uburyo Eliya yasannye igicaniro cy'Uwiteka n'uburyo umuriro w'Imana wamanutse kuri icyo gicaniro amaze kugisana. Nowa nyuma yo kuva mu mwuzure yubatse igicaniro maze Imana imuha isezerano rishya. Aha naho uzabisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 kugeza 23. Gideon nawe yasenye igicaniro cya Bali. Ise yari yarubakiye Bali, yubaka igicaniro cy'Imana maze Imana imuha intsinzi ku banyamahanga. Murabizi yuko bari bamaze igihe kinini Abamidiyani barazengereje igihugu cyabo, ariko Imana imaze kumuhishurira igicaniro se yubakiye Bali, yaragiye aragisenya, yubaka igicaniro cy'Uwiteka, ahabwa intsinzi. Rero ibi byose byerekana ko igicaniro gifite ijwi, kandi iryo jwi ni ijwi rishobora kuvuga, kandi iryo jwi rishobora guhindura amateka y'umuryango cyangwa iry'igihugu. Reka nanone turebe imbaraga ziri mu gicaniro. Ubusanzwe igicaniro kivugira umuntu. Hari igihe umuntu we ku giti cye aba arimo avuga, akavuga amasengesho, ariko nanone ijwi ry'igicaniro rye rikaba ari ryo rikumuvugira imbere y'Imana. Rero iyo igicaniro cy'Imana gikomeye, umuntu ahabwa intsinzi, ariko iyo igicaniro cy'umwijima aricyo kirimo kumuvugira, haba intambara zidashira. Igicaniro rero nanone gitanga imbaraga. Abantu benshi basenga bakabaho mu bihe byo gusenga ariko batagira imbaraga. Kubera iki? Kuko batagira igicaniro, cyangwa se igicaniro cyawe mu buryo bw'umwuka kidakora. Eliya ntabwo yasengaga amasengesho ari aho gusa. We yabanje gusana igicaniro, hanyuma umuriro w'Imana uramanuka. Umuriro wavuye mu ijuru, kandi ntabwo umuriro uva mu ijuru cyangwa se ngo umanuke ku muntu uri aho usenga gusa. Umuriro ubanza ku gicaniro, kuko hari rya jwi twavuze rivuga imbere y'Imana. Igicaniro nanone gikuraho imivumo. Iyo umuntu yubakiye igicaniro Imana, ashobora guca cyangwa se agakuraho imivumo y'amaraso, agakuraho imivumo y'umuryango, cyangwa se imivumo yaturutse ku basogokuruza, ariyo mivumo ya karande tujya tuvuga. Kuko igicaniro iyo ari cyiza cyangwa se cyiza, gitanga ijwi ryiza, cyandika amateka mashya mu buzima bwawe. Nanone icyakane igicaniro gikora, gituma ijuru rifunguka. Aburahamu yubakiye igicaniro Uwiteka, ijuru rimuhishurira amasezerano. Rero iyo umuntu afite igicaniro gikora, ijuru rirumva rikamufasha mu rugamba rwe. Icya gatanu nanone igicaniro gikora, gihuza abantu n'Imana. Igicaniro ni ahantu h'ubusabane, aho umuntu atakambira Imana nk'umwana ubwira se. Niho hari icyizere, niho ho gutambirwa ibitambo, niho ho kugira ubuzima buhindutse. Rero reka nanone turebe ku bicaniro by'umwijima. Nk'uko twabibonye ko hari igicaniro cy'Imana, hari n'ibicaniro by'umwijima. Rero iyo ibicaniro
byubakwa n'abantu cyangwa imiryango bagamije guhamagara imbaraga z'umwijima. Ibyo bicaniro by'umwijima bikunze gukora mu buryo butazwi n'abantu benshi, ariko bigira ingaruka ku buzima bwabo. Urugero rw'ibicaniro by'umwijima, hano turebe urugero rw'ibicaniro bimwe na bimwe. Iyo turebye mu byakozwe n'abakurambere batamenye Imana, aho batambiraga ibigirwamana, ibyo ni ibicaniro by'umwijima. Nanone hari amasezerano y'amaraso, amasezerano abantu bajya bakora nanone mu nzozi, cyangwa se amasezerano yo guhamagara imyuka. Ibi byose ni ibicaniro by'umwijima. Hari amasezerano buriya abantu bashobora kubamo, akaba waragiye ku gicaniro utabizi, ariko byarakozwe mu buryo bw'inzozi. Hari ibindi bicaniro by'ubusambanyi, amasezerano y'uburiganya n'ibicaniro by'ubupfumu. Ibyo byose rero biracyakora kandi biriho uyu munsi, kandi ijwi ryabyo rishobora kuvugira umuryango kugeza umuntu abonye abaye mu bubata. Ariko ijwi ry'igicaniro cy'Imana iyo kije kuvuga kuri icyo gicaniro kikagicecekesha, umuntu ashobora kwamburwa akinjira mu mucyo akabaturwa. Reka turebe nanone ni gute wamenya ko igicaniro cy'umwijima kiri gukora mu buzima bwawe. Ni gute ushobora kumva cyangwa se ukamenya ngo hari igicaniro cy'umwijima kirimo kindondora, kirimo kivugira ku buzima bwanjye? Icya mbere, ushobora kuba usenga, ariko ugasenga cyane, ariko ukabaho mu buzima utabona ibisubizo. Icya kabiri, ni igihe habaho kugenda hagaruka ibibazo byikurikiranye mu muryango wawe imyaka myinshi. Hari ibintu bigenda byigaruka bisubira byigaruka. Icya gatatu, ni inzozi zibabaje zisubiramo. Hari igihe ugira inzozi nko kuba usubira ubona uri mu nzu y'ababyeyi ya kera, ukabona ni ibintu bihora bigaruka. Ushobora kurota rimwe ukabura wenda, ariko hari ibintu bigenda bigaruka. Cyangwa se ukabona urimo urwana n'inyamaswa kenshi mu nzozi. Icya kane, kumenya ko urimo urwana n'igicaniro cy'umwijima, ni uguhora mu bwoba, ni uguhora wihebye, cyangwa se ukaba hari ibibazo uhoramo bidashira. Icya gatanu, ni ukumva yuko hari imbaraga zikurwanya zidashira, nubwo ufite ubushake bwo gukiranuka, ariko kumva hari imbaraga zikurwanya zitajya zishira. Rero ibi byose bishobora kuba hari ikimenyetso, bishobora kugaragaza ko hari ikimenyetso cy'umwijima kiri gukora. Icyo gicaniro kikaba kiriho imbere kikurwanya. Nanone nk'uko twarebye ko hari ibicaniro by'umwijima, uko wabimenya mu buzima bwawe, nanone reka turebe ni gute wamenya ko hari igicaniro cy'Imana kirimo gikora mu buzima bwawe. Icya mbere ni uko amasengesho yawe yera imbuto, ijuru riragusubiza. Icya kabiri, ni uko uhorana amahoro yo mu mutima nubwo haba hari intambara, ariko wowe muri wowe wumva ufite amahoro yo mu mutima. Icya gatatu, Imana iguhishurira inzira yo gutsinda ibibazo. Icya kane, imbaraga z'Imana zirakuyobora kandi zikakurinda. Icya gatanu, ubona yuko hari impinduka mu muryango wawe kubera yuko amasengesho yawe ugasenga ukabona hari impinduka, yaba mu buzima bwawe, yaba mu muryango wawe. Amasengesho yawe yera imbuto. Nanone rero
mbere yuko tugera ku musozo, reka turebe ni gute umuntu yakubaka igicaniro cy'Imana. Ni iyihe ntambwe watera, ni iki wakora kugira ngo wubake igicaniro cy'Imana? Ikintu cya mbere kugira ngo ubashe kubaka igicaniro cy'Imana ni ugusubiza Imana mu mwanya wayo. Ibi bivuze iki? Ni ukuvuga ngo tangira guha Imana agaciro. Nanone wakwibaza ngo ni gute naha Imana agaciro? Guha Imana agaciro ni uko utangira gusenga buri munsi, utangire gusoma ijambo ryayo no kubaha umuntu wubaha Uwiteka, kuko ntabwo wakubaha Uwiteka mu gihe udasenga, ntabwo wakubaha Uwiteka mu gihe utazi ijambo ry'Imana, udasoma ijambo ry'Imana. Rero ni ukwitoza kongera kuba mu busabane n'Imana, ni uguha umwanya Imana, ni ukuyiha umwanya mu buzima bwawe. Icya kabiri, nari ndimo mvuga ko wakubaka igicaniro, tanga igitambo cy'ubwoko bwawe. Mu bihe bya kera Aburahamu yajyaga gutamba igitambo by'amatungo. Rero ubu igitambo cyacu ni umutima uciye bugufi, ntabwo bikiri inyamaswa nk'uko byari kera. Ni umutima rero uciye bugufi, ni ukujya imbere y'Imana ukayereka umutima uciye bugufi, ukihana, ugatambira ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Icya gatatu wakora mu kugira ngo ushyire igicaniro cy'Uwiteka ni ugutegura ahantu ho gusengera. Ntabwo ahantu ho gusengera igihe cyose ari mu rusengero. Ahantu hose ushobora gusengera Imana mu kuri no mu mwuka hashobora kuba igicaniro. Birashobora kuba mu nzu yawe, ushobora gufata ahantu mu nzu yawe ukahategura nk'ahantu ho gutambira igitambo, ho gusengera, hakaba igicaniro. Hashobora kuba mu cyumba cyawe, ugafata ahantu hamwe ukaharambura umukeka, ukavuga ngo aha ngaha mpereje kuba aho gutambira, aho hantu kuko uhereje uwo murimo hazaba igicaniro rwose. Komeza gusengera ku gicaniro cyawe. Icyo ni icya kane. Rero igicaniro gikomeza kubaho iyo gikomeje kubaho umuriro w'amasengesho. Iyo utagisenga, umuriro w'Imana urazima. Kandi iyo utagisenga nibwo Satani abona aho yinjirira. Rero iyo uri mu buzima bwo gusenga, uri mu busabane n'Imana, ni igihe umuriro w'Imana uza ugatwikira ubuzima bwawe, Satani akabura inzira. Ariko iyo utagisenga, wa muriro urazima, Satani akabona inzira. Rero ni ngombwa gukomeza gusenga, komeza kwatsa igicaniro cyawe. Icya gatanu ugomba gukora kugira ngo wubake igicaniro ni ugusenya ibicaniro by'umwijima. Nka Gideyoni, senga usaba Imana kukwereka ibicaniro by'umwijima, kuko Gideyoni yarasenze, Imana iramuhishurira, iramubwira ngo genda usenye igicaniro so yubakiye Bali. Hari igicaniro cyari kiriho ariko atagisobanukiwe, abana nacyo. Rero nawe senga usaba Imana kukuhishurira igicaniro cy'umwijima gitwikira ubuzima bwawe. Hanyuma numara kukimenya, ugisenye mu izina rya Yesu. Usaba amaraso ya Yesu Kristo guca imivumo yose ituruka kuri icyo gicaniro. Icya gatandatu, vuga amagambo yo kwatura. Reka wenda tugire amagambo dusubiranamo muri uyu mwanya, amagambo yo kwatura muri uyu mwanya. Uvuga uti, Data wa twese, ndasenya igicaniro cyose cy'umwijima cyubatswe mu muryango wacu.
mu izina rya Yesu. Icyo gicaniro cyose cyavugaga ibibi ku buzima bwanjye ndagisenye mu izina rya Yesu. Ndatwika izo mbaraga, ndatwika icyo gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika buri mwuka wose na buri jwi ryose, ndaricecekesha ijwi ry'umwijima ryavugaga ku gicaniro cy'umwijima rikavugira ubuzima bwanjye, rikavugira umuryango wanjye. Muri uyu mwanya ndacecekesheje iri jwi mu izina rya Yesu. Amen. Rero nuvuga ayo magambo uyavuge mu kwizera, aba ari umuriro w'Imana ucagagura iminyururu, umenagura imbago, ukuraho umwijima wose. Reka nanone turebe imbaraga z'igicaniro mu muryango. Iyo urebye mu miryango myinshi usanga iyo miryango ifite amateka y'ibyo yagiye akora, ariko rimwe na rimwe bitabizi. Urugero nk'ibintu bagiye bakora, kurahira nabi. Hari indahiro abantu bagiye bakora, ariko akaba ari indahiro zibaboha, zibashyira mu kaga, zibakurura imbaraga z'umwijima. Hari ibindi miryango yagira gutambira imyuka, cyangwa se kwemerera imigenzo y'imico itari myiza, bakemerera gutamba ibitambo by'imyuka mibi, bagatambira za nyabingi, bagatambira za ryangombe, bagatambira ibigirwamana ariko batanabizi rimwe na rimwe. Rero ibyo byose bigira ijwi rihoraho riba mu muryango, kuko ni igicaniro bashyizeho, ni ijwi rihora rivugira uwo muryango. Iyo rero hari umuntu uhagurutse muri uwo muryango akubaka igicaniro gishya gitandukanye n'icyo igicaniro cyabayeho mu mateka yabo, uwo muryango ushobora kubona impinduka, ukabohorwa kuri izo mbaraga. Reka tubone urugero. Reka turebe nk'umuryango wenda wugarijwe n'ubukene bukabije kubera igicaniro kiriho. Rero iyo haje igicaniro gishya, aho umuryango ushobora kwinjira mu iterambere. Yari umuntu uhagurutse muri uwo muryango agatambira igitambo cy'Uwiteka. Iyo hari gukenyuka mu muryango, hari abantu runaka bagapfira imyaka runaka. Iyo hari umuntu uhagurutse mu muryango agaca umuvumo wo gukenyuka, uwo muryango utangira kubaho mu buzima bwo kuramba, uwo muvumo wo gukenyuka ukurwaho. Iyo mu muryango babaho ariko ari abantu badashobora gushaka, cyangwa se n'abashatse bagera mu ngo zikabananira, haba hari umuvumo, haba hari ijwi ribi rivugira uwo muryango. Iyo rero hari umuntu uhagurutse muri uwo muryango agaca uwo muvumo, abantu bashobora gushaka muri uwo muryango, abatashakaga bagashaka, n'abashatse bakarama mu mago yabo. Rero igicaniro cy'Imana kiza guhindura amateka, kikandika ibishya mu muryango. Reka nanone turebe igicaniro ubundi kibaho, ariko kikabaho gishaka umwami wacyo. Igicaniro kigira umwami. Mu busanzwe igicaniro ntabwo gikora ubwacyo, ntabwo cyikoresha. Ni ukuvuga ngo igicaniro gihora gikeneye umwami. Rero iyo umuntu yubaka igicaniro ariko ntakomeze kugihagararaho, undi mwuka uragifata. Reka turebe iyo ukomeje gusenga, Imana niyo uba umwami w'icyo gicaniro. Ariko iyo usinziriye mu by'umwuka, umwijima niwe uza gufata icyo gicaniro, niwe uza kuba umwami w'icyo gicaniro. Rero niyo mpamvu ukwiye gukomeza umuriro wo gusenga buri munsi, kugira ngo kitigarurirwa n'imbaraga z'umwijima. Igicaniro wubatse cy'Imana ugomba gukomeza gusenga kugira ngo umuriro w'Imana ukomeze kukibaho. Iyo ucecetse
umuriro w'umwijima niwo ugifata. Iyo tubona mu gihe cya ba Eliya hariho igicaniro cy'Imana mbere, ariko kiza kwimurwa haza igicaniro cya Bali na Ashera. Mu gihe cya ba Gideyoni hariho igicaniro cy'Imana, ariko Abisiraheli ngo baragoma, barasinzira ntibakomeza gusenga. Haza ikindi gicaniro, Abamidiyani baza kubafata kuko haje igicaniro cya Bali. Rero igicaniro cy'Imana kigomba guhora cyaka, kigomba guhoraho amasengesho y'ubudasiba. Reka nanone mbere yuko tugera ku musozo turebe uko igicaniro gisenya ubuzima bw'abantu. Hari ibicaniro by'umwijima bihora byohereza amagambo y'umuvumo ku bantu. Ibyo bicaniro nk'uko twabibonye biba byarashyizweho n'abantu rimwe na rimwe babizi cyangwa batabizi, ariko ibyo bicaniro bigahora bivuga ku muryango, bigahora bivuga ngo ntawe uzabaho, ntawe uzaramba muri uyu muryango. Ikahora bivuga ngo abagore baho bose bagomba gupfa. Hari ibicaniro bihora bivuga ngo muri uyu muryango ntawe uzigera arangiza amashuri. Ibyo ni imivumo, ni amajwi ahora avuga, gasanga mu muryango bariga ariko ntawe urangiza amashuri. Ayo rero ni amagambo aturuka ni amabwiriza baturuka kuri cya gicaniro. Rero iyo hatabonetse umuntu uhagarara ngo ahaguruke asenye icyo gicaniro, akureho iryo jwi, amateka y'umuryango ahora yizunguruka muri ubwo buryo. Ariko hari umuntu uhagurutse mu masengesho akavuga ngo hoya, ndasenya iryo jwi ribi rivuga ku muryango wanjye, rivuga ku rubyaro rwanjye, uyu mwanya ijwi ryo gukenyuka ndaricecekesheje, ijwi ryo kudashaka ndaricecekesheje, ijwi ryose ryo kutiga muri uyu muryango ndaricecekesheje. Iyo uhagurutse ukavuga aya magambo, icyo gicaniro, iryo jwi uraricecekesha. Hari ijwi ugomba gucecekesha mu muryango wawe, mu buzima bwawe. Hari ijwi ry'igicaniro runaka ugomba guhaguruka ukaricecekesha. Reka turebe igicaniro n'amaraso. Igicaniro n'amaraso, reka turebe amaraso. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi ku gicaniro. Nta gicaniro gishobora gukora hatariho amaraso. Ayo maraso ni ay'igitambo. Kuko nk'uko mwabibonye igicaniro bazanaga inka, bakazana intungura, bakazana iki n'ibindi. N'igicaniro cy'umwijima nacyo buriya gisaba ibitambo by'amaraso. Niyo mpamvu ubona abantu bakoreye Satani baba bashaka n'amaraso y'abantu, bashaka amaraso y'ibindi bintu. Niyo mpamvu uzajya mu bapfumu bakakukumva baravuga ngo bakeneye ihene y'ibara rimwe, bakeneye iki, ni amaraso baba bashaka. Igicaniro gikeneye iki? Amaraso. Ariko twebwe igicaniro cyacu twabonye amaraso. Amaraso ahora avuga kuri icyo gicaniro ni amaraso yera, ni amaraso y'umwami Yesu Kristo. Niyo yatanze kugira ngo abe ku gicaniro iteka. Rero mu buryo bw'umwuka, amaraso ya Yesu Kristo n'urufunguzo rusenya ibicaniro byose by'umwijima. Iyo umennye, iyo uhamagaye amaraso ya Yesu Kristo, iyo uvuga uti nkingiwe n'amaraso ya Yesu Kristo, uba wemeje ko igicaniro cy'Igorogota aricyo kirimo gukora mu buzima bwawe. Iyo uvuze ngo ntwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo, umuryango wanjye utwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo, uba wemeje ko igicaniro cyangwa se amaraso ya Yesu Kristo ariyo avuga mu muryango wawe. Reka turebe muri uyu mwanya dusoza, tuvuge ngo umwuka n'umuriro ku gicaniro. Mu gihe cya Eliya, umuriro w'Imana wamanutse ku gicaniro cya Bali urasenyuka. Umuriro ni ikimenyetso cy'uko Imana yemeye igitambo. Umuriro na n'ubu Imana iracyohereza umuriro wayo ku bantu bashyira umutima ku gicaniro cyayo. Rero reka dukomeze gusenga kandi twubake igicaniro cy'Imana mu buzima bwacu. Nimuhabwe umugisha. Murakoze. Mwari kumwe na Evangeliste Daniel.